Keke bitese kumbona utishimye akana kanjye wishimye ngiye kugenda rero tantine wamwishimiye mwamenyeranye umunsi umwe mumaranye ugomba kumumenyera sibyo bamwita tantine Mia ugomba kumukunda ukamwitaho sibyo kandi nawe akakwitaho sibyo si ukunda abana ugomba kumwundira kandi nta kibazo cye nuko nyine akiri muto kanga kurya na usure kwitangana shazarye mu micyumweru nukuri yarananiye ngiye yanze kurya abatantine bose baragerageza ariko nyine iyo umushyizeho imbaraga nzaba ntandukanye utandukane nabo nyine ukagaburira akabyibuha nyine akagira no gukubagana kwinshi utamucunze yashya sibyo ujye umureba cyane sibyo kake byo watantine maze ntugakubagane cyane ujye umureba cyane nawe ngiye kugenda rero ngiye gusohokana papa wanyu sibyo na dadi turagiye usigarane na Mia sibyo kandi ndabizi ko muri buze kuba inshuti muri inshuti sibyo maze wishime mureba urabona atari umwana mwiza urabona mutazamenyerana sibyo uze kumureba rero kora imirimo nyine yo mugaburire n'ibijyanye n'umugoroba baryame ndabizi byose kumuha amata kujya mukarabya ntabwo ari ngombwa kumbwira ibintu byinshi rwose ndakeka ubizi inkumi nawe reka ngende sibyo keke wubahe muri inshuti uraza kumbwira sibyo bye baby ntabwo herekeza mama uramerekeza muherekeza ndanguye nk'abamaze twabaze gukundana rwose bye mama yagiye none se ngwino mwereke mw'ishuri wiga mu kangahe Tandukanye twayajyanye habaye imyaka ingahe imyaka 10 none se ushaka kurya iki saa sita ngutekere iki reka njya kubigutekera usigare ureba televiziyo reba hano telekomande wishake usigare ureba ijana ngo amagare ntabwo wumvaga uri kwiga se uzabe perezida w'u Rwanda cyane tugenda koza ibyombo cyaceka ngo tujye koza ibyombo nagatwe gakomeye nk'ibi cyane rano ufite haguruka ndakwita wende bana rimwe urahaguruka kabiri cyane haguruka shishwa bana aya masahani yose ugiye kuyafata uyoze uyunyuguze uri kunyumva neza uyashyire hariya numara kuyashyira hariya uyahanagure numara kuyahanagura uyamanike hariya uri kubyumva neza ahubwo ntarongeramo n'ibindi ntabwo ari amasafuriya ubu se njye baratunaje akagongo hano nkoropero n'uruzu rwanyu rufite ibyuma nk'igihumbi njye ntabwo ndi umuntu ra Kuki vuga cyane se nyine vuga cyane hehe utari bugere ushaka agataburete wurire umanike ibyombo hariya nta mwanya mfite wo gutaha umwanya ku byaha by'umubiki
Mia. Bite. Ni byiza. Se Mia kusigaye warahindutse. Umukozi ikize. Njye nagusabye 2,000 banga kubimpa neza ubwo umva Nakubwiye wanyaka 2,000 byose icyarimwe ntabwo nakubwiye ngo mbe ngo haye 5 sasa ngende ngushakira ndi make ntabwo wayanze. Yashakira icyarimwe rero. Nose basi ushaka iki? Nose ni ngomba kuma amafaranga ukanambaza nicyo ngomba kuyakoresha ariko. Akose ko nakubwiye ko wamemba ku 18 waretse 18 zikagera basi ko ngahita naguhereza. Ko nabwiye boss ngame amafaranga nkore nishyura akaba yarambwiye ko nawe nta mafaranga afite. Undi we baguhemba ngaho kwajya ngo baguhe mu dufaranga duki kandi ukora mu bakiri. Se karibwo nkitangira bambwiye ngo bazagenda banzamura asubundi kandi Mia usigaye waranahindutse. Mama bambwiye ko ufite undi muhungu musigaye mukundana niyo mpamvu usigaye ufata nabi. Nta muhungu mundana wese ukoraha nkoraha ubuse umuhungu ko ntajya ninjiza umuntu mu gipangu uwo muhungu twakundana ari hehe. Nasubundi kubera icyo utakinjyana mu gipangu nkuko wajya gunjyana wasanga n'ubu ngo baba yanaje ukaba wamejeje anga ku rugi. Ko wajya gunjyana muri salo tukaganira n'akakana kibonye nako nkakaganiriza. Kana kande gambabarira. Uko katajyaga kakurega se ntago najyaga. Ko twagikundana. Uko kabaye agashinzi se. Wajyana ntukajya ubeshyira kana aho. Oya ariko ntugahengeze. Se waretse tukajyana waritse Mia. Aho wabona na boss. Kandi Mia nawe ntago uri umwana mwiza. Ugize imana. Ubuse ubu ni badusanga ku muryango wowe. Kandi Mia ntago uri umwana. Kandi Mia nge ni bino bintu nimbivamo ntuzavuye ngo ndi umugome. Kandi nzabivamo. Nanjye mbivemo ese wowe ubona batabanshaka ba Jean Paul base ni banshaka. Ko wamugana. Ariko ubwo niyo mpamvu nyine nawe umfata uko wiboneye. Utanyitaho so ngo bizakundaho. Nase basi ibyo 2 mbigushakira uzajya ureka nongere ninjire mu gipangu. Binshakire wongereho n'igihumbi ko yako watinze. Reka mbe ngo haye 1000 basi. Ntago ngishaka. Ase wawe ifasha ngaka ariyo mfite ubushize ko mfite 500 nkaba nashatse ndi 500 wawe ifasha ngaka. Natangiye no kwikanga boss wanjye ushatse wanatanga. Muzo sinakubwiye ngo tujye mu nzu basi nibaza nyure hahandi nyuma wambwiye nsimbukira. Karakana nako tugende se karakana nako kaje hano nako waba. Ngende kwikanga boss wanjye mbabara ugende. Shami ariko usigaye uri umwana mubi. Kwikeka umuntu ubwo nyine araje. Basi igihumbi gifata. Kimenye nubwo uzampa nandi bitatu yanga ntago nayagusaba. Oya reka nzaguha igihumbi ariko Mia wajyure kana ngo waronyetse 2 wo. Oya nta bibasi yafata nzayaguhereza. Ngende kukwenge. Nyine genda. Ndagukunda. Yego. Wow bye. Bye. Ndagurira kuri butike ni mugoroba. Uraza? Sanga hano mu mugato ni mugoroba ariko. Bye. Bye. Doredo. Genda iwanjye ko atagushaka bayi. Ese ko mbona usigaye warabaye umuswa pe kandi sanzwe nzi ko uri umuhanga. Imibare yakunanije iki? Ntabwo mwarimu abigisha neza. Nagakemera kuko yatite wayibeshye nawe urakabye. Gusa urumva umukobwa ungana kuri akantu ko wiga ahubwo se ntabwo wariye sura muntu ugikoroka hariya koko. Mia ngwino hano kamuhamagara guha ibyo kurya sibyo? Umuntu muzima akoroka aya masaha. Mwiriwe. None se Mia gukoroka aya masaha kweri uyu mugoroba nsigaye ntawe ukiri gukoroka? Akazi kaba kambanye kenshi. Akahe kazi uyu mwana katari muto cyane wo kwirirwa uhetse niki kiba cyakubujije gukoropa umuntu akava mu kazi ukiri gukoropa? Kwa kundi babimbwiye ngaragorana kurya mana yanjye umva amutwara ku muhanda nk'umwana w'imyaka 5 rwose ntagenda nkazema. Mama nubwo yigeze ngaburira yambwiye ati ngo ibiryo cyangwa mbyinshi. None se ubu tuvuge ko uyu mwana ari we wakubujije gukoropa? Kumuha ibyo kurya nibyo byakubujije gukoropa? Koza ibyombo ibintu byose
ubu se wari hano ko sasa aba yabagasoje imirimo yose none wowe uri gukoropa aya masaha n'ibyombo biri hariya kandi nta nubwo byogeje nta soni mama ejo bundi yaranyogesheje ibyombo. Yego mana yanjye mwisho. oya keke nawe tubireke ariko reka nkubwire ibi tubireke by'uyu mwana ndamuzi hari igihe akabya nawe ariko ntabwo kaba gashaka kurya nta kintu kaba gashaka gukora no kwiga mba nkabwira ngo kige kakabyanga ese marambeshya yabyanga nanze ko wiga sinakubwiye ngo ukunde tantine ubanza kanya tantine miya n'umwana mwiza kuki umwanga se ko yankundaga yanyangiye ikibondo kandi waramukundaga aragukubita yes nanakoza n'inkoni ku mwana n'ukuri asekeri ibyo nibyo bakwigisha ku ishuri ngo ni mwanga abatantine banyu oya mwihorere nagazongera sibyo nagazongera akomiya gerageza nawe gusubire umuntu w'inkumi aya masaha bikagera aya masaha utarasoza imirimo nikamagire ubu se uyu mwana ngarashaka kurya ubu se uramugaburira kandi uri gukoropa kamushyuhirize nta kibazo nese urakoropa ryari ndasoje ngeze mu gikoni ubu papa wa keke nawe atahe koko asanga hatose akandagira mu mazi iminota 2 ndaba nsoje mama ndazana n'abahungu yewe mana ako keke nawe urakabya ubu se urumva ibyo bintu yakora abahise sheri wanjye musore mana ariko nta no charani abagambira ngo njye kuryama keke nawe urakabya aka kana niko kabaye karakabye ibyo byose kabiri ndiko kamenyera niko kabaye niko nta n'abantu nzi muri no karitsiye koko humura ntabwo azongera kubazana basi sibyo ndabizi karakabye nyine nuko ukihanganira ariko ujye ugerageza gira vuba umugaburire dore arashonje ntuzongere kumwanga sibyo ntuzongere kunyanga ntuzongere kumwanga ntabwo azagukubita sibyo utuze ngaho reka twigire sibyo reka twige iyi devoir irangise kare simbona subizi ndabona ufite amanota meza ujye ukora dukora sibyo ikindi nimugoroba sibyo ujye umubwira ngo ufashe nawe yarize nyine azi iki imibare yanyu arayizi Chérie, wirute se? Ndumva nananiwe ariko wananiwe cyane biragaragara umunsi nakorera kuri terrain ariko ntabwo ari yoroshye n'ubunyereri n'iki byose twari tuguye ahubwo birumvikana nawe utasanje ariko bidusabira igihe ubundi iyo umugabo yasohotse umugore asigara asenga n'ubundi usigara asenga ni ukuri ariko chérie ukuntu abanyakubokanye katameze neza karwaye nanjye sinzi icyo karwaye ariko namujyanye kwa muganga arwaye tifoyidi what yarwaye tifoyidi namujyanye kwa muganga mu gitondo nanjye byakunze tifoyide numva nahangayitse kera yarwaye tifoyide how it came byagenze byaje bite se ibyo ngibyo nanjye ntabwo mbizi pe mu bintu umwana yakundaga kurwara mu bintu bitera tifoyide harimo umwanda niko hano habuze iki kugeza aho umwana wanjye arya umwanda ni ikibazo nanjye byanyobeye pe ariko nta wundi nabibaza ni wowe chérie ni njyewe ariko se nanjye ko mba namusigira umukozi akenshi ngerageza kumwitaho pe kandi ufite kujya kontora buri kimwe cyose tifoyide ndakontorora ariko wa mukobwa nanjye ntabwo nzi ibyo pe igihe nsanga ari gukubita nimugoroba akamwe ngo ntabwo azongera ariko iby'umwanda byo ntabwo nzamubyaturitse akoropa nimugoroba ariko yambwiye ko azisubiraho akoropa nimugoroba yambwiye ko azisubiraho ngo akazi kaba kamubanye kenshi ngo kurira ngo umwana ngo kumugaburira ariko se kamugaburira umwana ntarya intoki
yenda ngo microbe ziramujya mu kanwa sinzi pe nanjye ntabwo nzi uko byagenda. Umwana umwe ukuze reka kera ntabwo ari umwana ntabwo ari umwana ikibazo ariko simbizi ariko ndaza kubikontorora. none se uriya mukobwa iyo umurebye inyuma ubona afite isuku kumureba ubona afite isuku pe ni gute ashobora gukoropa nimugoroba cyangwa ari mu bindi uramenye mama Kelly uramenye icyo kintu byiteho. naramubajije yarambwiye nyine uwo munsi mbere yagize akazi kenshi ngo keke ngo nyine ngo yari kumugaburira ngo yanze kurya impamvu nyinshi ariko namubwiye ko bitazongera kandi yambwiye ko bitazongera namubwiye ko adashobora kongera n'umunsi n'umwe ntabwo bizongera tu utingira amakenga rero nanjye nagize amakenga kuko hari n'ibintu rushe kana kambwira ariko ntabwo nabyitayeho kubera ko gakunda kugira ubugambo bwinshi naratuje ariko ngiye kubikontorora muri iyi minsi. Shaheka nkubwire rero utazagenda kuri wa mugani abanyarwanda banga umwana murizi nta kurwa urutozi urumva uriya n'umwana wiga mu wa kabiri abakuze arasobanukiwe icyo avuga cyose ntukajye ugishyira inyuma y'amatwi no ndabyumva ariko karakana nanone ntubizi byako mwana wanjye ndamuzi. Yes ariko se umuntu ntaramara icyumweru hano nese utegeze ko mwana mubeshyera. Hari igihe keke yanga umukozi nawe urabizi hari igihe amwanga ukabona ndashaka ko mwikoza ashaka ko tumwirukana naketse ko ariyo mpamvu ariko ndaje mbikontorore. Ibyo yakubwiye niba atari banga n'ibiki ngo hano ngo haza ngo abasore ngo mwogesha ibyombo ariko nibya naketse ko ibyo bindi byo guteranya by'abana ntabwo nabihaye agaciro cyane ku buryo umwana koza ibyombo byashoboka ashobora kujya nawe ati akiri isahane interekeye hari sava hari n'igihe bamwigisha ariko se noneho hano haza abasore ariko mubabanjije hano ko umwana atabivuze natekereje yenda ko yaba ari bya bindi byo kwa kundi umwana yarakaye kubera ko bamukoropesheje icyumba atabimenyereye yagenda ku bindi yankubise yagize gute yanshira ibyo ariko hano haje abasore ariko icyo kintu gishyira mu bwonko wumve simbizi ariko wasanga ari n'abashyitsi bari bamusuye ntabwo ibyo bintu bitindaho cyane none ni abasore nyine ari bano basore bo mu ngo zacu duturanye. Okay fine ntacyo gusa we have to be careful kuko ntabwo numva umwana wanjye kuba arwaye tifoyide n'imyaka amaze hano n'abakozi bose babanjije kubagiraga isuku n'icyo ibintu kutigeze biba. Okay nta kibazo ubwo nuko reka nkarabe ndumva naniwe noneho wenda ndaza kumeza amaze gukaraba. Sawa nze ngufashe koga. Reka ngufashe nayibonye usize. Keria umeze neza muraza gukira sibyo imiti wayinyweye maguhaye urakurumva uri kuzana imbaraga ntabwo ari kimwe nk'ejo cyangwa ejo bundi hashize umva uzasubira ku ishuri ukabikora neza ukongera ukaba mbere nibyo akosha yishimiye cyane nose nturi koroherwa se ngiye none se Kelly ndashaka tuganira kandi ngwize ukuri sibyo tantine wa mushyashya ubona ameze gute mubana gute mbwira rwose ntacyo kuri se tuzi umbwire sibyo umukobwa wanjye sibyo tuzi umbwire bwira dadi wawe Nkoropesheje mu cyumba cyawe. Nkoropesheje mu cyumba cyawe? Anonyogesha ibyombo.
narangije akazajya kuniga akazana n'abasore hano benshi akavuga ngo njye mu cyumba njye kwegama. Yazanye n'abasore hano bangahe? Batanu. Nta n'umwe uzimo? Uzi umwe? Asanzwe aza hano ubu ngubu ariko? Na kera asanzwe haza hano? None se iyo bazaga hano? None se Keri iyo bazaga hano wabonaga bitwaye bate? Barazaga bakamufata akaboko akambwira ngo jya mu cyumba. Jya mu cyumba? Babaga bari hehe? Babaga bari kwinjira hano bajya kuri ziriya ntebe zose. Hariya muri salo? None se ndabimubwira ngo warabimubwiye? None se baza hariya muri salo gusa nta handi bajya? hari igihe bajya mu cyumba cyiwe. Icyumba cyiwe? Nibyo? Keri nibyo? Namubonye njye kuri tuwarete nambwira ngo tutahirwa n'urugi rw'itama. Akuturuki kwitama? Kuki utabimbwiye? Mfite ubwoba. Ufite ubwoba? None se yavuga ngo nubivuga ngo azafata icyuma jomba. Keri urakoze kandi ndagukunda. Ibyo mbwiye nzabikurikirana kandi uzabona igisubizo vuba aha ngaha, sibyo? Sibyo? Nawe tuzaganira kandi urakoze, sibyo? Kandi ikintu cyose azajya akora ujye umbwira na mama wamubwire, sibyo? Sawa kandi ndagukunda. Jya kuryama. Sinakubwiye ko basohotse niba ngo bari bagiye kujya he ahantu kuri baraza kugaruka batinze numvise bibishwa kurata. Ngiye kugereza byari byo kuza kwicaza kugeza kurugo. Najyanye muri kazi kiyaya. Ubusa najya kukwishyuza amafaranga yo kujyana mu kazi nayo gusaba ibiryo gusaba. Ntakari nzikari nayo nuraye. Ujyumbe nayo. Wamaye se bibiri byanjye nako byari bitatu. Kubwiye kandi sheri ibintu byo gukomeza unyaka amafaranga nge uzantera ubwo gutuma ibintu nge mbivamo. Nyine nakubwiye ngo Jean Paul abashaka no kuyama nka ya. Nese nibura kurogera arafunze. Hafungira iki se ko abantu batagomba no kuza aya masaha yavuanga. Aha mugume mutyo. Ngo gwiki? Hey Mia Murugo rwanjye. Murugo rwanjye. Dore ye. Mabuja di yahamagaye n'agasore. Usho mungu kwa Filipo. Nuko Filipo shaka. Ubwo musanze nari ntashyo Filipo yaje. Icara ngo ariko muhamagare nawe aze hano. Icara hano muhamagare mubwire ko nyine abayagusize ku rugo. Oya mugume gutyo mbafotore mbimwoherereze. Ibintu nibi. Bose nukuri ko Imana mbabari arega je ntabwo ubundi hano nkunda kuhaza. Niko Mia. Nimiyo wabamagaye. Niko Mia. Mia kandi je narakubwiye ngo ujye uri Ngira hirya yo kuza kwicara mukwe mutyo sheri Mugume ifoto di. Yambabariye no kuri Imana utazabyereka Filipo ndakwingira. Mama we. Mia
utinyuka kuzana abasore muri salo yanjye ubu ntimuvuye mu cyumba oya keke yari yarabimbwiye ko abasore bajya baza hano mugira injiji ni ukuri ko Imana ntabwo ari ibyo ngubwo ni Jean Paul kuko na Jean Paul oya ni ukuri ko Imana ahantu kure nagiye yanzungurukije aranjyana muri kariya kazu k'inyuma aramugika ariko ntabwo ndinjira mu byumba byo mu kahe kazu hahandi araza hari inyuma hahandi nyine mu cyumba cye niko miya uru rugo wamwibye uwo mu Jean Paul yaje gusaba yaje gukora iki mwakoze iki ariko nta n'uwaje arabeshya nta n'uwazuba ubundi si umwana wanjye ari aya masaha umwana wanjye ari mugana umwana w'abandi ari umwana wanjye bakubwiye ngo ugire umwana Kenya yicaye ari mu rukundo keke umwana wanjye ari arahari muhamagara ariko ntabwo keke umwana wanjye ni izina ni ifu keke wari uri he yari ari mu cyumba keke wari uri he mu cyumba waratinyuka ukambwira ngo yari ari mu cyumba reba ukuntu umwana wanjye ameze keke reba ukuntu umwana wanjye ameze narwara malariya atiyoroshe atiyoroshe se ashinzwe kwiyorosa nonaha usohokere mu nzu nonaha nkikubona mubone hanze n'ibyo biteye dore ko gisa keke guma uburenganzira reba uyu mwana ukuntu ameze ahubwo nari kugenda ngewe wenda nkajya kuri ujya he wowe wari uyobewe ko ufite umwana kuki utitaye kumenya aho umwana ari erega ngewe uyu mukobwa umwana wanjye ararwaye none wagiye kumushyira mu muyaga kumwicisha imbeho warebaga iki naguhamagara iki ngo uhembere iki nta soni reba ukuntu uyu mwana ameze uraza kumuvuzaho keke icara hano mukoreho wumva ukuntu akonje mukoreho urebe n'umuriro afite wowe dore ukwasi uramushyushye se wowe ushinzwe gushyushya abantu dore ukwasa oya mureke umukunze none hasi n'ubushize wamwogeje ngo ndekere umwana umuhungu utazanagurisha mugiye kumusha amakosa niko sheri uzi ko wabimbwiye nkabihakana koko umuntu umaze iminsi ingahe hano nta n'ukwezi ubu kandi ukwezi kuzarangira ngo mwabushaka ukwezi kwarangiye ngo mpemba asore dore uko gisa dore uyu ngo arihisha yewe nta soni eguka reba hano mu maso yanjye naguhamagaye kugira ngo unyicishirize umwana imbeho wowe niyo utakuba hano ku bushaka nta nubwo watekereza ko yagutungura erega mwarangaje inzu yose mwayigize iyanyu nta soni nonaha mbone wagiye muri kiriya kibuti cyawe uzinga imyenda yawe uhita usohoka hano utabi gira vuba mvuze ngo iki kandi ntunyishyuze kuko amafaranga mvuje uyu mwana arahagije amafaranga muvuje yakakwishyuye wowe ariko umwana wanjye aragukunda wowe n'ibintu yambwiye nkagira ngo arambeshya nonaha sohoka ava muri iyi salo sohoka ava muri iyi salo sheri mbabarira ibindi tubivuganira umugore yaso uyu mukobwa yasohotse ubu nta byana wasize iwanyu ubu nta bana ufite wowe ubundi si ubwo umufite wabyemera wakabaye uzi n'igisa uko kiryana ugafata umwana neza dore uko gisa pfukama hano umusabe imbabazi pfukama vuba saba imbabazi umwana wanjye mvuze ngo iki pfukama hano izo mbabazi ziraba ari imbabazi tuyasaba namusaba imbabazi abyuke amvira cyeka bikuye ku mutima ubu si ubu urabona uyu afite n'umutima wo gusaba imbabazi umwana wanjye ukuntu yababaye ntakubwira keke wamubabariye arakubabariye ariko ntibibujije ko ugiye gusohoka genda ndaje ntagire ikintu na kimwe wongera gukora ubundi si ubu wowe watetse ubu si ibyo ngo wabyogeje ko wiwe mugakungu ubu se yabonye umwanya ntabwo yabona umwanya waba wicaye mu maguru y'umusore nkuriya ugatekereza reka haguruka vuba agenda ntugire ikintu na kimwe ukora n'imfunguzo ndazirara ubu se urabona uyu yatanangira umuntu utinyuka kwicisha umwana inzara akamukoropesha yazana n'abajura muri ubu buryo sheje ni ukuri mumbabarire keke mumbabarire sibyo warabimbwiye n'ukuri nanga kukumva ubu se kuki mwana yanjye inzira nibwira umugenzi koko umwana wanjye yari agiye kuzapfa
abimbwira nkanga kubyumva. Sorry, urumva umeze ute? N'umuriro wiyongereye. Mama Kelly yarabikubwiye n'ubusigiye umuntu umwe wizera. Urumva umuswahili yaravuze ngo munyama mubaya ni binadamu, inyamaswa mbi no mu Kinyarwanda biravuga. Kelly yarabikubwiye ubifata bine nego. Nukuri ntago nari kuri umukobwa yabikora. Ariko se yabigira wenda koze ibyombo reka sava aho ngaho kuko anabikoze yaba arimo yigisha umukobwa wacu. Ariko se nukuvuga ngo hano haza abahungu none ngiye yambwiye benshi yambwiye bagera muri 5. Ibaze. Ubu harimo uyu ngo kwa Filipo none ngo ni Jean Paul numvisha hari. Ubwo hari n'abandi. Ibaze iyo mico yarari kumwigisha. Uyu ni umwana mutoya hari ibyo abona. Ntibiza byawe ngo umwana muri nta kurwa urutozi kwera ko ngubona umwana n'umutetsi. No. Ntuzigere wizera umukozi n'umusi no. Nukuri ndabibona. Iya byashobokaga ahubwo abakozi twabari tukatubyikora. Nukuri. Ndaje mbifatira umunsi. Kelly. Cyangwa umukobwa wanjye kandi warakoze. Komeza umenye ubwenge. Umbabarire maze, umbabarire. Kandi wabarire mami. Sibyo? Turagukunda cyane, sibyo? Ndakunda. Uzongera kubabara gutya. Ubwo rero kamubwire. Ubu no kuba uvuze ngo biriya okay nta kundi byarangiye ariko ibintu byose mu rugo make sure ko buri kimwe cyose kiri ku murongo. Kuko umukozi ni umwana w'abandi. Ashaka kugenda agakora ibyamfurame n'ibyo byose. Nta kumwize. Ndamuraza hanze. Oya kumuraza hanze rega. Ndamuraza mu nzu zo hanze na ubuse turoze. Arabwire no mu gikoni. Sawa. Tujye kwambara umupira w'imbeho. Ubwo urabikora. Tujye kwambara umwanya n'imiti.